Mukundwa muri Kristo Yesu, waramutse neza? Ese urumva ukeneye imbaraga? Ukeneye ubutsinzi? Urumva ukeneye kunesha? Ukanesha ibyaha? Ukaba umwana w'Imana? Ugahinduka icyaremwe gishya? Ngaho fatanya nanjye gusenga rino sengesho. Mbere y'uko dusenga, nyemerera tubanze twumvire hamwe rino jambo. Uyu munsi reka tuzirikane imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Mu mateka yose y'agakiza, nta yandi maraso yigeze agira agaciro nk'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso y'inyamaswa yatangwaga mu isezerano rya kera ntiyashoboraga gukuraho ibyaha burundu, ariko none amaraso ya Yesu Kristo yamenetse rimwe gusa, kandi birahagije kugeza iteka ryose. Amaraso ya Yesu Kristo atuzanira kubabarirwa ibyaha, atuzanira gucungurwa, atuzanira guheshwa amahoro n'Imana, kandi aduha itsinzi. Niyo mpamvu uyu munsi dusaba kwegera Imana twiringiye igitambo cya Yesu Kristo wenyine. Amaraso ya Yesu Kristo atwezaho ibyaha byose. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 7, niho hari ijambo rivuga ngo, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Nta cyaha gikomeye kiruta imbaraga z'amaraso ya Yesu. Iyo twihana by'ukuri tukamwizera, amaraso ye adukiza icyaha cyose, kandi aduha guhinduka bashya. Amaraso ya Yesu niyo giciro cy'agakiza kacu. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19, niho hari ijambo ritubwira riti, kuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sogokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Agakiza ntabwo kagurwa n'ifeza cyangwa izahabu. Twacunguwe n'amaraso y'igiciro cyinshi, ariyo ya Yesu Kristo umwami wacu. Mukundwa, amaraso ya Yesu atuzanira kubabarirwa ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana riravuga riti, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibyaha byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 niko hatubwira. Yesu ntiyatwikoreye gusa ku musaraba, ahubwo yatumeneye amaraso kugira ngo tubabarirwe kandi twiyunge n'Imana. Amaraso ya Yesu aduha kwegerana n'Imana, atwegereza Imana. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 13 haravuga hati, ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera
mwigijwe hafi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Icyaha cyari cyaradutandukanije n'Imana, ariko amaraso ya Yesu yadukuye kure atugeza hafi ya Data. Mukundwa, nta kindi kintu gishyira kure umuntu ngo kimushyire kure y'Imana uretse icyaha. Ariko imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo zibasha kutweza, zibasha kuduhanagura tugahinduka bashya. Haleluya. Uyu munsi dushobora kwegera intebe y'Imana tudatinya binyuze mu maraso ya Yesu Kristo atwezaho ibyaha byacu. Mukundwa, amaraso ya Yesu atanga intsinzi. Ijambo ry'Imana riravuga riti, nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, kandi ntibakunda ubugingo bwabo, ntibanga no gupfa. Ibyahishuwe 12:11. Intsinzi y'umukristo tuyikesha imbaraga, ntabwo tuyikesha imbaraga zacu, ahubwo tuyiheshwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo aduha kunesha. Muvandimwe, Yesu Kristo yatambwe rimwe gusa, bibi by'iteka ryose. Abaheburayo 9:11-12 haravuga ngo, ariko Kristo amaze kuza aba umutambyi mukuru, ntiyinjijeyo amaraso y'ihene n'ay'inyana, ahubwo yinjiyeyo rimwe gusa, afite amaraso ye ubwe, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka ryose. Yesu ntiyitambye inshuro nyinshi, igitambo cye cyabaye rimwe gusa, kandi kirahagije kugeza iteka ryose. Ngaho muvandimwe, ukimara kumvira ijambo, nyemerera dufatanye gusenga iri sengesho. Data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere yawe mu izina ryawe ryera, ari ryo rya Kristo Yesu, umwana wawe wadukunze akitangira ku musaraba ku bwacu. Turagushimiye kubw'urukundo rudasanzwe watweretse igihe watangaga Yesu Kristo ngo atubere igitambo cy'ibyaha byacu. Mwami Yesu, turagushima kuko wemeye kumena amaraso yawe kugira ngo tubone agakiza, tubabarirwe ibyaha, kandi twiyunge n'Imana. Ijambo ryawe riravuga riti, ariko nitugendera mu mucyo nk'uko nawe uri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, ngo kandi amaraso ya Yesu Kristo, umwana wayo, umwana w'Imana, atwezaho ibyaha byose. Mwami Yesu, twejesha amaraso yawe, tubabarire aho twacumuye hose, dukurireho icyaha cyose binyuze mu maraso yawe. Mwami, mu mitima yacu kuramo buri kimwe cyose kitagushimisha, tugira abantu bashya bagendera mu mucyo wawe. Data, turagushimira kuko utaducunguje ibintu ngo tugure ibintu bibora, ahubwo waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi, ariyo ya Kristo Yesu. Uyu munsi dufashe guhora twibuka agaciro k'icyo gitambo, twigishe kubaho ubuzima butunganye buguhesha icyubahiro. Mwami Yesu, dushoboje kubaho twiringiye umurimo warangiriye ku musaraba,
twiringiye umurimo warangiriye ku musaraba. Iyo duhuye n'ibigeragezo, twibutse ko intsinzi yacu ibonerwa muri wowe. Duhuye n'ibitugerageza, turagusabye ngo twibutse ko amaraso yawe yaduhaye amahoro aturuka ku Mana. Nitwumva ducitse intege, utwibutse ko waducunguje amaraso y'igiciro kinini, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Kristo, dufashe kubaho ubuzima bwo guhamya Yesu Kristo no gukomera mu kwizera kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Turagushimira kuko muri Kristo Yesu dufite imbabazi, dufite ubuntu, dufite amahoro n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Icyubahiro cyose, ikuzo ryose n'ishimwe ryose ni bibi byawe iteka ryose. Ibi tubisabye twizeye izina rifite imbaraga, izina rifite ubutware, izina rifite igikundiro riruta andi mazina yose, ari ryo zina rya Yesu Kristo. Amen. Muri we nimo dufite gucungurwa, tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko kubabarirwa ibyaha byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Bavandimwe, amaraso ya Yesu Kristo aminjagirwe kuri mwe uyu munsi, kandi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe uyu munsi. Mwibuke ko amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga zo kweza, gucungura no kuduhesha amahoro